Nongeye kugushimira kandi nguhaye ikaze n'ubundi wowe ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel Urubibi TV, kandi twishimira kubana nawe mu kiganiro n'ubundi twaguteguriye. Iyi televiziyo rero ni televiziyo itanga ikiganiro, igatanga inama mu buzima busanzwe ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu nkurarikira kubana natwe kuva iyi video itangiye kugeza isoje. Twizeye ko muza kuhakura ibintu byinshi bitandukanye biza kubafasha nkuko dusanzwe tubikora. Ntabwo dutinda rero, uyu munsi tugiye kuganira iki? Munsi tugiye kuganira ku ngingo twaguteguriye, tumaze iminsi tubona abantu yabafasha, ari nayo mpamvu tugiye kwiganira. Ni iki twaguteguriye? Uyu munsi tugiye kuganira ku makosa 3 ugomba kwirinda mu gihe uri gutegura urugendo. Amakosa 3 ugomba kwirinda, utagomba gukora mu gihe urimo gutegura urugendo rwawe. Ngiye wagutegura iki kiganiro n'ubundi ndi Shadi Nshuti, iyi ni Urubibi TV, tuguhaye ikaze. Ntabwo dutinda rero. Ayo rero makosa 3 tugiye kukubwira ni amakosa akunda kugaragara abantu bakunze gukora mu gihe bategura urugendo rwabo. Ubundi urugendo waba waruteguye, rwaba rugutunguye, ibintu tugiye kukubwira ni ngombwa, niyo rwaba rugutunguye ni ngombwa ko ibyo bintu byirinda. Nutabyirinda ntabwo urugendo rwawe ruza kugera ku ntego, ntabwo rushyika, ntabwo ugeraho ugiye. Ikintu cya mbere tugomba kwirinda, gukora urugendo nta transport ufite cyangwa se nta tike ufite ikujyana, reka nongere ngo kandi nakugarura. Abantu benshi bakunze gukora aya makosa. Umuntu akavuga ngo reka maguruke ningerayo ndahura n'umuntu mu nzira arampita icyo aranyongerera, cyangwa reka maguruka abo ngiye kureba nimpagera bazampita ikingarura. Oya, ayo ni amakosa akomeye. Ugomba guhaguruka itike yose izakujyana inakugarura uyifite mu biganza byawe. Niba uba wirinze ingorane, niba uba wirinze ibintu by'ibibazo, niba uba wirinze riske, unayirinze abantu baho ugiye. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwirinda rwose. Kutagira itike ni ibintu bibi cyane, ugomba kubizirikana kuko biteza ingorane iyo udafite itike. Ikintu rero cya kabiri tugomba kwirinda ni ukutagira communication. Nimvuga kutagira communication, wumve cyagiye utegura urugendo cyangwa ruranagutunguye ariko ukagenda nta bantu baho hantu uvuye uhaye amakuru, ntabwo ari byiza. Ugomba kugira communication ku bantu bahantu uvuye, byaba byiza by'akarusho ukanayiha abaho ugiye. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane cyo bita communication mu mitegurire y'urugendo cyangwa mu mikorere y'urugendo, gutanga amakuru ku mpande zombi. Ikindi kandi mu rugendo ugomba kugenda uha amakuru igihe urimo nyine impande zombi, nk'uko twatangiye tubivuga. Ubwo ni cyagiye nyine ufite telefone ugenda ubabwira biri kugenda gute, biri tumvuye ahangeza aha gutyo 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 gutyo. Ikindi kandi tugiramo abantu inama cyitonderwa, buri iyo ufashe urugendo rubamo ibintu byinshi mw'abantu. Abanyarwanda baravuze ngo agahanga umugenzi kabi yagiye. Nibyo koko, mu rugendo nta wamenya, hari igihe habamo ibintu bitunguranye bishobora kukubaho ntubimenye. Niyo mpamvu tugira abantu inama, niba ufite na telefone irimo nimero, ugomba kuba ufite nimero mu mutwe cyangwa wazanditse ahantu ku gapapuro zishobora kugufasha bakwibye telefone. Mu rugendo habamo ibintu by'itelefone yazima, bayiba, wagira indi ngorane yakwanga kwaka, ugasanga hari nimero irimo utari bubashe kongera kubona, kandi ariyo wenda irimo ikuyobora, ari irimo iguha amakuru, ari igufasha gutuma urwo rugendo rwawe rugenda neza. Rero igihe ugiye gufata urugendo cyangwa igihe wahagurutse, reba nimero z'ingenzi zaho ugiye cyangwa zaho uvuye cyangwa z'undi muntu ushobora kugufasha igihe ugize ingorane iyo ariyo yose, telefone yawe ntibe ikibasha gukora cyangwa yibwe cyangwa yazimye yagize ibibazo ibyo ari byo byose. Zigama nimero yawe cyangwa uyizi mu mutwe cyangwa yandike ku gapapuro kabika ahantu rwose ishobora kukurengera bibaye ngombwa. Ikindi kandi buriya iyo ufite itike, ufite amafaranga kashi, biba byiza ko uyabika ahantu hatandukanye, birafasha. Cyangwa wayabitse hamwe ukayitaho, ukayabika kure, kuko itike nicyo kintu kizagufasha mu rugendo rwawe rukagenda neza. Iyo tuvuze amafaranga barimo n'ibintu byinshi, barimo kurya, kunywa, ibintu bituma nyine urugendo rwawe rugenda neza ukahagera amahoro aho ugiye. Icyo cyari ikintu cya kabiri umuntu agomba kwitaho, ibintu bita communication.
kuyitaho, kuyiha agaciro, kuko iragufasha ituma urugendo rwawe rugenda neza, aho uvuye n'aho ugiye no hagati, no kubika izo nimero, no kubika amafaranga yawe, no kubika ibintu byose ubona by'ingenzi byatuma urugendo rwawe bibuze rugenda nabi, ukabyitaho ukabishyiraho umutima. Ikintu rero cya gatatu ugomba kwirinda ko cyabura mu rugendo rwawe urimo utegura niyo rwaba rugutunguye, ni ikintu bita ibyangombwa. Nituvuga ibyangombwa wumve mu buryo bubiri. Ibyangombwa bishobora kuba ibi byangombwa nyine bya dokima, ibikuranga. Niba ugiye ahantu ugomba kuba ufite ibikuranga. Ibyangombwa bizakenerwa kugira ngo urugendo rwawe niba rurimo